Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'Amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 298. Ubu ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka dushimire Imana. Dushyize hejuru izina ryawe Mana Data wa twese, dushyize hejuru kugira neza kwawe. Wabanye natwe Mana, wabaye natwe Papa, uraturinze tugeze amasaha tukiri bazima. Izina ryawe niryubahwe. Haleluya. Ingoma yawe niyogere hose mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo ushaka bitubeho mu isi nk'uko baho mu ijuru. Ijambo rye tugiye kugaburirwa Uwiteka nka Imana igira neza. Turasengera amatwi yacu, turasengera umuntu ugiye kurivuga, turasengera amaso yacu, turasengera imitima yacu n'ibitekerezo byacu, kugira ngo byose byitegurire kwakira ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu turabifunguye kandi twakira ijambo ryawe Mwuka wera w'Imana. Turasenga cyane ngo riduhindure, turasenga cyane ngo ritwubake, turasenga cyane ngo tugende nk'uko ridutegeka, turasenga cyane ngo Uwiteka Mwami Imana dukore icyo ritubwira. Mu izina rya Yesu ntabwo ari twe, ahubwo izina rye rihabwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu ntabwo ari twe, ahubwo ubushake bwawe bwo gukomeza gutwara mu buzima bwacu. Mu izina rya Yesu ntabwo ari twe, ahubwo ibyo ushaka gusa ari byo bitubaho. Ubwami bwawe gusa aba ari bwo butuzamo. Izina ryawe gusa aba ari ryo rihabwa icyubahiro. Twebwe twigishe guca bugufi, twebwe twigishe kukubaha, turinde gutinya abantu, uduhe kukubaha no guca bugufi nyakuri. Izina rye nirihabwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Urakoze Data wera. Amen. Turasoma uyu munsi muri Luka ibice 21 murongo wa 8 kugeza kwa 9. Bibiliya iravuga ngo arabasubiza ati mwirinde batabayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni jye Kristo, kandi bati igihe kiri bugufi, ariko ntimuzabakurikire. Ariko nimwumva intambara n'imidugararo ntimuzabahagarika imitima, kuko ibyo bikwiriye kubanza kubaho, ariko imperuka ntizahera ko isohora uwo mwanya. Ibyo biri muri Luka ibice 21 umurongo wa 8 kugeza kwa 9. Iyo kurimbuka kuri bugufi. Muri uyu murongo Yesu abwira abigishwa be ko ku iherezo ndetse no ku bizaribanziriza. Fatira urugero ku mubiri w'umuntu. Iyo urwaye uburwayi budakira, abaganga icyo bakora ni ugutinza urupfu, ariko imiti batanga ubwayo ntabwo ibasha gukiza iyo ndwara. Uko umubiri ugenda urohama mu kubuzwa gukora n'uburwayi, ibimenyetso by'uburwayi nabyo bigenda byiyongera, maze n'ingingo z'umubiri nazo zigatangira kunanirwa rumwe rumwe. Kandi uko urugingo rumwe runaniwe, niko birushaho kunaniza n'izindi zisigaye, maze ibyo nabyo bikarushaho kunaniza umubiri, kugeza igihe ingingo zose zinaniriwe, maze umubiri ugapfa. Imana idutabare. N'isi nayo nuko igenda uko igenda yegereza iherezo ryayo, imera nk'umubiri urwaye indwara idakira. Kuko tuzi ko isi irwaye icyaha, kandi kuva kera ikaba yaranze umuti yandikiwe n'Imana wageragejwe ukemezwa ari wo Kristo. Amaherezo yayo nawe ni nka wa mubiri. Isi ahubwo yo yihitiyemo imiti y'amakeya ihendutse idakiza, itinza gusa uburwayi. Dore imwe mu miti isi inywa. Yahisemo uburenganzira bwa muntu mu cyimbo cyo gukiranuka. Yahisemo urukundo rw'igihugu mu cyimbo cy'urukundo rwa mugenzi wawe. Yahisemo siyansi mu cyimbo cya Kristo w'ubwenge bw'Imana. Yahisemo demokarasi mu cyimbo cyo kuyoborwa n'Imana. Nk'uko umubiri ugiye gupfa imiti iba itagifite ububasha ku ndwara, niko n'isi bizayigendekera. Isi izajugunya uburenganzira bwa muntu, gukunda igihugu gusimuzwe kwikunda, siyansi nayo isimuzwe ubwiyemezi, na demokarasi nayo isenywe, ndetse n'ikindi kintu cyose cyatangiraga kwiyongera kw'ibyaha kizasenyuka. Kandi nk'uko umubiri upfa umaze kunanirwa gukomeza kurwanya indwara, n'isi nayo niryo herezo yitegereje. Ariko nk'uko twayibonye ejo hashize, hariho umuti wemejwe n'Imana, ari wo Yesu Kristo n'ubutumwa bwiza yazanye. Nubwo isi yamwanze, niwe muti wemejwe n'Imana ko ukiza ibyaha by'abari mu isi. Ngiyo impamvu bamwizeye bose bafite ubugingo buhoraho. Kumwizera bitugira bene igihugu b'isi izaza, iyo gukiranuka kuzagumaho iteka ryose. Imana itugirire neza. Reka dusenge. Turagushimiye Mana Data wa twese, turaguhimbaje. Dushyize hejuru izina ryawe. Izina ryawe niryubahwe. Haleluya. Ubwami bwawe nibuze,
ibyo ushaka nibitubeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo Data wa twese turasenga cyane kugira ngo Umwami Imana uduhe kwizera ubutumwa bwiza mu buryo Uwiteka butuma Mwami Imana tugenda nk'uko ushaka, butuma Mwami Imana butuma dukora nk'uko ushaka, butuma dufata Mwami Imana uwo muti ari wo Mwami Imana muti ukiza ibyaha by'abari mu isi, ari wo Kristo n'ubutumwa bwiza. Reka Mwami Imana tunywe, reka Mwami Imana tugire muri twe, reka Mwami Imana tufate Mwami Imana ibindi bintu byo mu isi, indi miti yo mu isi itangwa n'abantu ngo ikize ibyaha, iyo ngiyo turayamaganye rwose tuyigendere kure. Haleluya cyane, turasenga cyane Uwiteka ngo Mwami Imana tunywe umuti wawe gusa, kandi ari nawo dutanga, ari nawo twamamaza, kuko nguwo wageragejwe kandi ukaba waremejwe. Izina ryawe nirihimbazwe, ubwami bwawe nibuze ndakubaho Imana, kandi ibyo ushaka ari byo bitubaho gusa. Data turagushimiye, ni ukugenda neza n'abatarakumenya bakumenye, kugira ngo nabo babashe kunywa ku muti, maze Mwami Imana bahabwe ubugingo buhoraho. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Urakoze Data wera, amen. Isezerano ry'umunsi turarisanga muri Zaburi ibice 118 umurongo wa 22 kugeza ku wa 23. Bibiliya iravuga ngo ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka, ibyo byavuye ku Iteka kandi ni ibitangaza mu maso yacu. Ibyo biri muri Zaburi 118 umurongo wa 22 kugeza ku wa 23. Imana iguha umugisha wo kwifatanya natwe, Imana iguha umugisha wo kumvira ijambo ryayo. Uwiteka turabwinginga cyane ngo akuze umwuka we wera mwinshi, turasenga cyane ngo Uwiteka akuzuze imbaraga ze nyinshi, Uwiteka akuzuze gukiranuka kwe kwinshi, Uwiteka akuze urukundo rwe rwinshi, Uwiteka akuze guca bugufi, Uwiteka akuze gutungana. Mu izina rya Yesu Kristo ndagusaba umugisha ku Mana, Uwiteka kweze cyane, Uwiteka gutunganye cyane mu migendere yawe yose. Ndagusaba umugisha ku Mana, Uwiteka kuza umwuka wera, Uwiteka kuza ubushake bwe bwinshi. Mu izina rya Yesu ubwami bwe ari bwo bukubaho, ukuboko kwiza kukubeho, ibitaramuturutse ntibikubemo. Mu izina rya Yesu Uwiteka kuze guca bugufi. Mu izina rya Yesu Uwiteka kugote imbere n'inyuma, Uwiteka kugote iburyo n'ibumoso, Uwiteka kugote hejuru no hasi. Mu izina rya Yesu akubera ingabo, mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibane nawe, Uwiteka guha umugisha, Uwiteka abane nawe, Uwiteka kurebe neza, Uwiteka akugire neza, Uwiteka agutwikire, Uwiteka kugotagote. Mu izina rya Yesu Kristo Imana iguha umugisha, Uwiteka guhe gukiranuka, Uwiteka guhe gutungana, Uwiteka kuza ubunyangamugayo. Mu izina rya Yesu Kristo Imana iguha umugisha, amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba ari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguha umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.